turabasuhuje inshuti bakunzi ba Paderi Nyakarambi Channel. Imana ibaha umugisha mwinshi kuba mwaratoranije kujya mukurikirana ibiganiro amateraniro atambuka kuri channel yacu ya Paderi Nyakarambi. Tubasabiye umugisha, Imana ibaha umugisha. Turanashimira cyane abantu bakoze subscribe kuri channel, abandika comment, abaduha like, abasagiza abandi ibyo tunyuza hano. Imana ibahe umugisha mwinshi. Iyi channel yacu twiyemeje kujya tunyuzaho ubutumwa bufite ubuzima, inyigisho zifite ubuzima, ndetse n'amasengesho dusenga dusengera abantu. Twifuza ko yagira ubuzima, akagira abafasha, akagira abakiza ku barwaye, akagira abantu ahembura, akagira abantu azanira ubuzima. Aho waba uri hose, haba mu Rwanda, haba i Burundi, haba muri Tanzania, haba muri Afrika, haba i Burayi, Amerika, kuko naho hari abanyarwanda, abarundi bashobora kumva ikinyarwanda. Rero aho mwaba muri hose, za Australia n'ahandi ahari hose, tubasabiye umugisha kandi turabifuriza kujya mukurikirana ibyigisho dutanga. Kugira ngo rero ushobore kubikurikirana, nuko ugomba gukora subscribe kugira ngo nidushyiraho video ako kanya muri telefone yawe uhite ubibona kandi ukurikirane ibyigisho twabitanga. Rero uwo muri kumuvuga ni Reverend Ntwarane Anastase, umushumba w'itorero rya Paderi Nyakarambi. Ndi kumwe n'umushumba ushize twari kumwe mu kiganiro cyiza cyane twatambukije. Ushobora kuza kugishaka ugiye kuri channel yacu wakibona. Ikigisho cya mbere twatanze ku gusobanukirwa ubushake bw'Imana, gutahura ubushake bw'Imana. Reka rero abasuhuze abibwire, kuko bishoboke ko hari abataradukurikiranye ubushize bamenye turi kumwe nande. Karibu. Turabasuhuje mu izina rya Yesu. Muri kumwe n'umushumba Pasteur Rurema Jean Claude, n'umushumba w'itorero rya Paderi Nyarubuye. Imana duhana umugisha, aya namahirwe tugize kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana namwe. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Reka rero dusenga Imana hanyuma twinjire mu kiganiro nyirizina. Turagushimiye Mwami, urakoze kuri uyu mwanya duhaye wo kugira ngo twumve ijambo ryawe. Nsabye umugisha kubakurikiranye, ari amatwi, ari amaso. Turasenze kugira ngo ukuboko kwawe gukomeye kubakoreho. Niba harimo abarwayi ubahe gukira, kandi ikiruta byose turasenze kugira ngo umwuka wawe uhishura ubwenge abazeho, basobanukirwe, batahure ubushake bwawe. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Rero ubushize twari dufite insanganyamatsiko ivuga gutahura ubushake bw'Imana. Hari abatarakurikiranye, wabaha ku ncamake ku cyo twaganiyeho ubushize? Twagiye tubona intambwe zigiye zitandukanye zo kugira ngo umuntu atahure cyangwa agere ku bushake cyangwa ku mugambi w'Imana. Intambwe ya mbere twifashishije icyanditswe kiri muri Yohana 3:16, avuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, nibyo byatumye itanga umwana we w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Rero aho intambwe ya mbere twabonye kudashobora kugera ku bushake bw'Imana utaraha Kristo ubuzima bwawe, kwakira agakiza, kwakira Kristo mu buzima bwawe. Ni ukuvuga ngo ubushize wavuze ku ntambwe zitugeza ku bushake bw'Imana. Wazivuga, hari iyo waruvuze yo kwakira agakiza, ya kabiri yo kwakira agakiza. Iya gatatu nanone turajya mu cyanditswe, iya kabiri turajya mu cyanditswe gikomeye twifashishije cyane kiri mu Baroma 12. Icyo nacyo tugiye kugarukaho, nanone tugiye kongera kugarukaho ku murongo wa mbere. Ngo nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Twabonye ko intambwe ya kabiri ari ukwemera kwitanga, kwishyira mu biganza by'Umwami. Iya gatatu, intambwe ya gatatu nanone ku murongo wa kabiri ngo kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe. Twabonye ko tudakwiye kwishushanya gusa, kuvuga, gutekereza nk'ab'iki gihe. Iya kane nanone dukomereje kuri murongo wa kabiri ngo ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya. Twabonye ko dukwiye kugira imitima mishya, kugira imitekerereze mishya. Imitima rero mushumba ndibuka yambaje ikibazo cyiza ngo ariko se iyi mitima ivugwa ni iyihe? Twabonye ko imitima ivugwa ni ibitekerezo byacu, imitekerereze yawe. Imana ashaka ko uhinduka. Niba umaze kwakira Kristo ko uhindura uburyo batekerezaga.
urakoze cyane. Atubwiye ibintu bine twize ubushize, atwibukije intambwe enye umuntu ushaka kugera ku bushake bw'Imana akabutahura akabumenya. Twumvise ndetse ko uko kubumenya ni bwiza ngo nibwo butunganye rwose. Nta handi hantu hatunganye ushobora kugera nko mu bushake bw'Imana. Mu bushake bw'Imana niho hantu hatunganye. Kuki ariho hatunganye? Nuko ugera muri ofisi waremewe kubamo, ni kugera mu kucyo waremewe kuba cyo. Aho rero haba hatunganye. Uzarebe buriya iyo wambaye inkweto itagukwiriye, irakugora, irakurya, iragute, ariko wambaye igukwiriye ugenda uri fier bimeze neza. Byanze bikunze wambaye inkweto itagukwiriye ntabwo wagerera aho ujya ku gihe, kubera ko irakurya ikakurimita amasaha bikayajyana. Rero gutahura ubushake bw'Imana ugera ahantu hakwiriye mu gihe gikwiriye, uri mu buzima bukwiriye. Rero ibintu bine ni by'ingenzi cyane buri wese anegenzura. Ubiri mute cyambere n'ukwiha Imana ariko gukizwa, kwakira Kristo umwami n'umukiza ubugingo bwa kuvuka bwa kabiri. Intambwe ya kabiri ni kwitanga, ukiha Imana kuko ushobora gukizwa ukayiha umutima ariko ntuyihe umubiri wawe wose. Rero Imana ikintu ibanza gufata mu muntu n'umutima, ariko ibindi bice nabyo tugomba kubiha Imana. Niyo mpamvu Paul yavuze ngo mutange imibiri yanyu, ibi bitambo bizima. Intambwe yindi ya gatatu yatubwiye ni uguhinduka, ugahinduka n'abantu bakayibona ko wahindutse. Ndetse uko guhinduka bivuze ntuse n'ab'isi, kwitandukanya n'isi, kuko isi mu by'ukuri ifite amategeko yayo, ifite amabwiriza yayo, ifite kugusaba gusa nayo. Ariko noneho ndetse buriya ni ikintu gikomeye ko Yesu mu byivugo yivuze, nta naho tubona cyane avuga ngo yanesheje Satani, yanesheje abadayimoni, tubona atabivuga cyane. Ahubwo ikintu yagaragaje nk'ikivuga ngo muhumure nanesheje isi. Rero kuba yarayivuze bigaragara ko ifite imbaraga isi, ariko Yesu yarayinesheje. Yohana nawe arandika ikinesha isi nta kinini cyabyawe n'Imana. Icyabyawe n'Imana kinesha isi. Kunesha isi rero ni ikintu gikomeye, ni ikintu gikomeye cyane. Ariko wabyawe n'Imana urayitsinda, kandi ikimenyetso cy'uko wayitsinze ni kudasa n'isi. Icya kane twabwiwe ni uko kugira imitekerereze mishya, imitekerereze yawe igahinduka. Kuko ni nacyo kintu numva ashaka ko twibandaho uyu munsi. Wenda uyu murongo wa kabiri twakongera tukawusoma, kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza ibyo Imana ishaka ari byo byiza kandi bitunganye rwose. Iyo urebye mu zindi Bibiliya, wenda twareba nko muri Bibiliya ijambo ry'Imana, reka twumveho ukuntu bahavuga. Uyu murongo wa 12 ho baravuga, umurongo wa 2 bavuga ngo ntimugakurikize imibereho y'ab'iki gihe, ahubwo mureke Imana ivugurure ibitekerezo byanyu, mube muhindutse rwose, nibwo muzashobora kumenya neza ibyo Imana ishaka, kugira ngo muhitemo ibyiza bishimishije kandi bitunganye rwose. Murumva hano ko iyi verisiyo y'ijambo ry'Imana ifite ukuntu iri kubyagura cyane kuruta hano muri Bibiliya yera. Hano ngo mureke Imana ivugurure imitekerereze yayo. Niho bavuze ngo mugize imitima mishya. Muri Bibiliya inoze yera niho bavuze ngo mugize imitima mishya. Ariko hariya Bibiliya ijambo ry'Imana bavuga ngo mureke Imana ivugurure imitekerereze yayo. Kandi ngo ibyo bizatuma ngo tumenya guhitamo ibyiza ngo bishimishije. Nitumara kugera kuri uko kutahura no kumenya neza ubushake bw'Imana. None
iyo usomye nawe umurongo wa gatatu wenda nawe twawusoma umurongo wa gatatu muri Bibiliya yera bavuga ngo reka tusome. Ndababwira umuntu wese muri mwe mbwirijwe n'ubuntu nahawe, mwe kwifata uko mutari, ahubwo mutekereze mwitonze nk'uko Imana yagereye umuntu wese kwizera. Hano muri Bibiliya ijambo ry'Imana bakavuga ngo kubera ubuntu Imana yangiriye ndabwira buri wese muri mwe nti uramenye we kwitekerezaho birenze urugero uriho, ahubwo ushyire mu gaciro wiyoroheje ukurikije urugero Imana yaguhaye rwo kuyizera. Ni ukuvuga ngo iyo usomye umurongo aha bavuga ngo ntimwifate uko mutari, ye mbona ni umusaruro uva muri biriya twabonye hejuru. Uwo musaruro uva muri biriya twabonye hejuru ni ukuvuga ngo iyo abantu bataragera kuri urwego rwo gutahura ubushake bw'Imana bifata uko batari, ni ukuvuga ngo mu yandi magambo baba icyo bataremewe kuba bacyo, bahama murungabangabo. Mwe kwitekerezaho birenze urugero mukwiriye kuba mutekereza. Bivuze ngo iyo utatahuye ubushake bw'Imana ngo unyure muri ziriya ntambwe za mbere uhama murungabangabo, ntabwo umenya igikwiriye ukwiriye gutekereza n'icyo ukwiriye gukora. Rero tushobora kwibaza ngo ese kugira ngo umuntu agire imitekerereze mishya yakora iki? Kugira ngo imitekerereze mishya, ariko tutaragira ngo yakora iki kugira ngo ayigereho, kuko ni naho hantu hakomeye. Kugira imitekerereze mishya, ko umuntu ashobora gukizwa kimwe twabonye, wenda akavuga ati n'Imana ndayihaye umubiri wanjye ndawutanze ku Mana, ndetse umuntu akavuga ati reka nitwararike ne kwishushanya n'isi, nacyo akakigeraho cya gatatu. Ariko iki cyitwa Imana kuvugurura ibitekerezo, iyi mitekerereze mishya umuntu yakora iki? Ariko tutaragira ngo yakora iki, ese imitekerereze mishya ubundi Paul yashatse kuvuga iki? Abakorinto, urwandiko rwa mbere Paul yandikiye Abakorinto, turebe igice cya 2 umurongo wa 16. Mbese ninde wigeze kumenya icyo Uwiteka atekereza ngo amwigishe? Nyamara twebwe dufite gutekereza kwa Kristo. Hari rero twumvise ngo Imana ivugurura ibitekerezo byanyu, mugire imitekerereze mishya. Nibaza ko yashaka kuvuga kugira iyi mitekerereze ya Kristo. Noneho hano muri Bibiliya ijambo ry'Imana bavuga ngo ibyanditswe biravuga ngo ninde uzi ibyo Nyagasani atekereza, ninde ubasha kumugira inama? Nyamara twebwe twahawe gutekereza kimwe na Kristo. Umva, twahawe gutekereza kimwe na Kristo. Urumva ikintu gikomeye cyane. Ubundi bajya bavuga ngo umuntu asa n'undi, bavuga ngo umuntu barasa, ariko ubundi nta bantu basa, kereka bikunze ko basa mu bitekerezo. Ubundi ibitekerezo niwo muntu. Wanyumvire tugasoma no ku murongo wa 7. Ngo ahubwo tuvuga ubwenge bw'ubwiru bw'Imana, ari bwo bwenge bwahishwe. Imana yaringanije ibihe byose bitarabaho ngo buduheshe icyubahiro. Ubwenge bw'Imana niho hano hatubwira ngo twebwe dufite gutekereza, ko gutekereza ni ukugira ubwenge bw'Imana. Naha muri Bibiliya ijambo ry'Imana bavuga ngo ubwenge tubabwira bwo n'ubw'Imana, ni ibanga ryahishwe abantu kuva kera kose. Imana ikabugenera kuduhesha ikuzo. No kuvuga ngo rero ari ikintu gikomera ngo kuduhesha ikuzo. Ubwenge bufite imbaraga ku buryo bwimura umuntu kugeza ubwo n'icyubahiro n'ubwiza buhinduka ikuzo, buzana ikuzo. Ariko ubwenge ni rero Paul yashorejeho nyine arangije ibyo yababwiraga abihaho urugero ngo twebwe ni nko kuvuga ngo namwe mukwiye gutwigana, twageze ku rwego rwo gutekereza nka Kristo. Twageze ku rwego rwo kugira imitekerereze ya Kristo, kureba nka Kristo, kubona ibyo Kristo abona. Ni ukuvuga ngo rero muri biri jambo ry'Imana bavuze ngo nyamara twebwe twahawe gutekereza kimwe na Kristo. Ni ukuvuga ngo ese uru rwego kugera iyi mikurire, kuko iyo urebye Paulo yigisha n'Abakorinto yabigisha no ku mikurire, kuko yagiye no ku gice cya 3, kuko ubundi ibi bice byaje mu nyuma. Ubundi murongo wa mbere w'igice cya 3 usa nk'ukurikiranye n'ubundi na 16.
kuko nubwo tuba twarashyizemo ibice bagashyiraho wenda ni n'amatitles hejuru n'ingingo hejuru ariko wenda so umurongo wa mbere w'igice cya gatatu wumve igice cya gatatu mu Bakorinto rwa mbere rw'Abakorinto igice cya gatatu. Reka dusome umurongo wa mbere. Bene data sinabashije kuvugana namwe nk'uvugana n'ab'umwuka, ahubwo navuganye namwe nk'uvugana n'abana ba kamere cyangwa abana b'impinja bo muri Kristo. Rero urumva yamaze kubabwira ngo twebwe dufite gutekereza kwa Kristo. Ahise avuga ngo ntabwo navuganye namwe nk'uvugana n'abantu bakuru. Ahubwo navuganye namwe nk'uvugana n'abana. Abwira Abakorinto. Ese aho ngaho iyi mikurire n'imitekerereze bene data sinabanje kuvugana namwe nk'uvugana n'ab'umwuka. Sinabashije kuvugana namwe nk'uvugana n'ab'umwuka. No kuvuga ngo kugira iyi mitekerereze ya Kristo ari nabyo bitugeza ku gutahura iby'Imana ishaka, ari nabyo tuvuga. Bisaba ko umuntu aba ari uw'umwuka. Ugomba kuba uw'umwuka. Kandi iyo wageze ku rwego rwo kuba uw'umwuka watangiye intambwe yo gukura. Kuko ahangaha arababwira ko ntabwo yavuganye nabo, yabaye nk'amazina abiri. Icya mbere saba umwuka, icya kabiri ntibakuze n'abana. Kandi nujya no hasi wenda ku murongo wa gatatu aravuga n'ikindi n'aba kamere. Muri bo harimo ibice, muri bo harimo bitamo n'aba. Urumva rero kuzatahura ubushake bw'Imana biragoye. Uri umwuka, uri umwana, ntukuze, uri uwa kabiri. Urumva kumenya ubushake bw'Imana byoroshye biragoye. Aho rero niho umuntu akora ibyo kamere yishaka. Aho niho umuntu yiyobora. Aho niho umuntu na Satani amuprofita akamukoresha ibyo ashaka. Ibije byose akagendana nabyo. Kuko nta zindi mbaraga zo kumurinda. Yakarinzwe n'umwuka, si umwuka. Yakarinzwe no kuba afite imitekerereze ya Kristo yo kuba kuza, ariko n'umwana. Rero niyo ugiye ku murongo dusubiye inyuma mu gice cya kabiri, umurongo wa kabiri. Fasha dusome ku wa 12. Wenda turajya ku wa 12. Hari umurongo wa 9 n'uwa 10. Wenda tuhite tumanuka n'uwa 12. Dusomera 9:10. Ariko nk'uko byanditswe ngo ibyo ijisho ritigeze kureba n'ibyo ugutwi kutigeze kumva, ibitigeze kwinjira mu mutima w'umuntu, ibyo Imana yabyiteguriye abayikunda. Uyu murongo abantu benshi barawukunda, namwe murawukunda, ndetse tukawigisha cyane. Ariko mujye gusoma n'umurongo wa 10. Ushobora gutuma ushyiramo amafiri. Reka tuwusome nawe. Ariko Imana yabiduhishurishije ibyo bavuze hejuru. Imana yabiduhishurishije umwuka wayo. Kuko umwuka arondora byose ndetse n'amayoberane y'Imana. Umwuka arondora byose, ariko bavuze ibintu bikomeye, n'amayoberane y'Imana. No kuvuga ngo ibyo wumva uvuga ngo iby'ijisho utigeze kubona, ibyo ugutwi kutigeze kumva, ibitagize gute tukabivuga, ujya wibuka ngo umwuka ni ubihishura akabiduhishurisha iki? Umwuka. Ndetse bikagira ubwo dutobora tukinjira no muri stoke y'Imana. Ariyo twise amayoberane hano y'ubumana. Ntushobora kugera ku bushake bw'Imana utaremera kugendana n'umwuka. Utaremera gushaka inzira zo kumenya uko umwuka akora, uko umwuka yinjira mu buzima bwawe. Umurongo wa 12. Uravuga ariko reka mayisomo umurongo wa 10 hano muri biri jambo ry'Imana. Ibyo Imana yabiduhishuriye ikoresheje mwuka wayo. Urumva ko bavuga Imana ibyo yabiduhishuriye ikoresheje mwuka wayo. Ibyo tubabwira. Burya mwuka w'Imana agenzura byose ndetse n'amayobera y'Imana. Iyo dufite uwo mwuka rero ubwo turiga ku gutahura ubushake bw'Imana, agera ubwa
gituma utahura n'ibyitwa amayobera. Hari bitoroshye kuba umuntu yamenya akiri muri uyu mubiri n'ibi bitekerezo bisanzwe. Bisaba ko umwuka w'Imana ari wo Mana aguhishurira ibyo bitoroshye ko umuntu wari wese yabasha kumenya. Hanyuma 12 tunagana ku musozo 12. Ariko twebwe ntitwahawe ku mwuka w'isi ako kantu gafate, ahubwo twahawe uwo mwuka uva ku Mana kugira ngo tumenye iby'Imana yaduhereye ubuntu. Oh, haleluya. Iyi Bibiliya ikavuga ngo twebwe si umwuka w'isi twahawe, ahubwo ni umwuka uturuka ku Mana kugira ngo tumenye impano Imana itugabira ku buntu. Haleluya. Sinzi niba wari uzi ko hari ibintu wagenewe kugabirwa ku buntu nta kiguzi watanze. Sinzi niba ubizi ariko ntiwabimenya udafite umwuka w'Imana. Niyo toroshi igenda ikumurikira ikwereka ngo dore iby'Imana yaguhereye ubu. Cakira akira ibi wabiherewe ubu. Ariko n'umwuka w'Imana hari ibintu udashobora kumenya, hari ibintu udashobora kwakira udafite umwuka w'Imana. Hari ibyo Imana utakakira, udahishurirwa, utamenya kereka ufite umwuka w'Imana. Rero bakunzi bacu bakurikirana icano ya Padiri Nyakarambi, turagana ku musozo w'iki kiganiro cy'uyu munsi. Tuvuze ingingo imwe gusa yagufasha gutahura, kumenya ubushake bw'Imana bwo guhindura imitekerereze. Uko muri za ngingo enye twabonye kugira imitekerereze mishya. Iyi mitekerereze mishya rero kugira ngo uyigire ntibishoboka nta mwuka w'Imana. Uko umwuka w'Imana ni uyizamo nuko uzana iyo mitekerereze mishya. Ubutaha tuzavuga ikindi gikomeye cyane nacyo gituma tutahura ubushake bw'Imana kandi tukagira iyo mitekerereze. Ikintu cyitwa ijambo ry'Imana. Tuzana ijambo ry'Imana imbaraga zaryo mu kurema imitekerereze mishya, mu kurema imitekerereze mishya, kandi muri uko kuyirema tugatahuramo bwa bushake bw'Imana. Ariko tuzabona ko ijambo ry'Imana ridafite umwuka ntacyo umenya. Ni inyuguti gusa. Ni nk'ibindi bitabo byose. Rero ntuzacikwe n'ikiganiro cy'ubutaha kizaba kibanda cyane uburyo ijambo ry'Imana rifite imbaraga zo kurema imitekerereze mishya. Haleluya. Turifuriza buri muntu wese udukurikiranye kuzagira ugavuga nka Paul ngo twebweho dufite gutekereza kwa Kristo. Wagira icyo ubwira bari badukurikiranye. Reka ishyira ku musozo. Reka ngane ku musozo njye mu byayishuwe kane murongo wa 2. Muri ako kanya mba mu mwuka. Twari tuvuga ngo mu mwuka ntushobora gushyikira umugambi w'Imana utari mu mwuka. Iyi niyo ntambwe twizeho cyane. Ariko Yohana ngo muri ako kanya mba mu mwuka. Ari mu mwuka byagenze bite? Ngo nuko mbona intebe y'ubwami ndetse iteretswe mu ijuru, mbona n'uwicayeho. Hari ibintu udashobora guhishurirwa, ntushobora kubona ibintu by'Imana utari mu mwuka. Ndabona nkurikije uburyohe bw'iyi topic twari turiho, dushobora kuzabaha part 2 kuri iki kiganiro yo kuvuga kuba mu mwuka, uburyo birema imitekerereze mishya. Kuko mise nibuka n'aba Petero no mu rubanza ntiyapfaga kwiregura, yabanzaga kwiyumva ko ari mu mwuka. Ngo Petero ari mu mwuka, aravuga. Ukajya kumva bavuze Paulo ari mu mwuka. Yo na Samusoni mbere yuko arwana n'intare, nibyo yamushoboye kumenya ngo kwica intare ni ubushake bw'Imana. Ngo umwuka w'Imana. Reka tubibike ubugisha, ntimuzacikwe n'ikiganiro cy'ubutaha. Mwibuke gukora subscribe, mwibuke kwandika hasi muduhe comment, mwibuke gukora like, mwibuke gusangiza abandi, kandi ikindi mushyigikire n'uyu murimo. Uyu murimo ni mugari, turifuza gukoresha ibikoresho byiza by'ikoranabuhanga, turifuza kubaka studio nziza imeze neza, turifuza kwamamaza ubutumwa bwiza, turifuza kujya dusanga abantu no mu hirya kuri tere tukaganira nabo, kwamamaza ubwami bw'Imana. Ibyo byose bikeneye ibikoresho, bikeneye uburyo. Niyo mpamvu kuri iyo nimero mubona kuri screen mushobora gutanga inkunga kugira ngo mushyigikire uyu murimo mwiza. Imana ibahe umugisha, murakoze cyane. Shalom.